ubundi iyo uvuze Yesu Kristo cyangwa Yesu, abantu hafi ya bose mu mutwe habo hahita hazamo ishusho y'umukinnyi wa filimi witwa Brand Deacon. Pfa kuba uvuze Yesu gusa, nabonye mu mazu ya kiliziya menshi, mu nsengero baba baramanitsemo ifoto y'uyu mukinnyi wa filimi witwa Brand Deacon. Mu mazu y'abantu benshi baba baramanitsemo ifoto y'uyu mugabo bita Brand Deacon wakinnye filimi ya Yesu. Ariko hari icyo mutari muzi, ngira ngo uzi ko uyu Brand Deacon atemera ko Imana ibaho, atemera Imana. Reka nze mubashyiriremo mwiyumvire, reka mubashyiriremo mutagira ngo ni bya bindi byanjye. Tunaze kukubwira uburyo no mugabo yasabwe gukina porno, ndetse uze no kwiyumvira uburyo umugabo wakinnye filime ya Yesu kugeza ubu ngubu atangaza cyangwa se akavuga yuko atizera Imana. Warakoze cyane. None se nyuma yo gukinira filime hari abantu wenda mwagiye muhura ukabona baratangaye cyane bakavuga bati dore Yesu? Yego rwose byarabaye igihe cyose, ahubwo abakristo benshi muri Amerika no mu Bwongereza noneho nyuma y'iriya filime ntabwo nahise nogosha umusatsi. Ni ibintu bitari byoroshye na gatoya ku buzima bwanjye, maze no kogosha ariko sinzi uko byagendaga. Najyaga kubona nkabona umuntu araje ati mbabarira ngwino ungirize umwana rwose meze nabi. Narabwiraga nti oya, iriya ni filime nakinaga. Umunyamakuru ni ibintu byakunze kunca intege cyane, byanteye kubireka. Ubu ngubu ndi umuntu uri aho ngaho, iby'amadini narabiretse, ndacyafite gahunda yanjye yo kwizera yo mu mwuka no mu mutima. Nizera ibyanjye, rero nta muntu nabwira kwizera ibyo nizera. Umunyamakuru ati gusa ntabwo byabigoranye kumva umuntu wakinnye filime ya Yesu avuga ko nta dini agira. Nta kintu gikomeye kirimo rwose, nta n'ikigoye kibirimo. Ndibuka ingiro kuri njyewe nabyo ndabyizera. Ntabwo ariko nagenda ngo ninjire mu idini nkurikiza imigenzo yaryo 100%. Aho ngaho naba mbeshye cyane. Umunyamakuru ati ariko si ntabwo bitangaje ko umuntu wakinnye filime ya Yesu wanagize uruhare mu guhindura abantu barenga miliyoni 300 mu Bukristo ubwo atizera Yesu? Yego, nanjye niko nabivuga, ntekereza ko bitangaje cyane. Umunyamakuru ati